mube maso. Yambwiye ngo itangazo ryihutirwa, Imana yambwiye ngo musenge kandi musengere ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2025. Mube maso rero, mube maso dusenge, mube maso dusengera ukwezi kwa karindwi. Ariko reka unyibukije akantu numvaga nzakavuga ubutaha, ariko reka nkavuge. Yego. Ndagira ngo mbwire abantu bose banganira. Reka rero ntanga message. Ntago ntinda. Yego. Ntago ntinda, reka ntange message. Message mfite nuko Imana igiye Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Wakoze cyane kubana natwe. Imana iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi kubwo kudukurikira ndetse no gukanda subscribe. Utarakanda subscribe n'iminyigisho zacu zigufasha wakanda subscribe nta kibazo, kandi ukandika n'igitekerezo cyawe tugakomeza kubana muri ibi biganiro dutambutsa umunsi ku munsi. Uyu munsi twongeye kandi tena kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Uraho neza? Muraho. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Mwaramutse amahoro? Yego, twaramutse amahoro, turashima Imana. No kujya wihangana iyo abantu badatuye mu murenge umwe, iyo badatuye mu kagari kamwe, iyo badatuye mu karere kamwe. Hariya buriya hotoye no mu karere. Ni ukuvuga ngo ntidutuye mu mudugudu umwe, ntidutuye mu kagari kamwe, ntidutuye mu murenge umwe, ntidutuye mu karere kamwe. N'uturere tubiri dutandukanye. Ubwo rero ni ngombwa kugira ngo tukubaze uko waramutse nukomeze. Nabonaga mu minsi ishize uburwayi bugira gutya bukajya bwongera bukabyuka, bwabaye ubudakira. Bwabaye ubudakira, ariko Imana yakoze imirimo. Imana yakoze imirimo. Ari umuririmbyi waririmbye ngo yakoze imirimo ntari gukora, njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakijije uburwayi ntari gukira, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Ariko nkunda kubwira abantu ngo dusenge. Nababwira gutyo bakumva ko uko biri kose ahari ari nka komedi mba ni mu gukina. Yego. Ariko buriya wabashije kugera kwa muganga, bagiye kwa muganga ukabasha kureba amanitse amaguru, ukabasha kureba atabasha kubyuka, ukabasha kureba buri kimwe cyose. Yego. Nibwo wavuga ko ni wa diskita, nibwo wabaka ibintu bikomeye. Reka mubwire, negeze ngira nimba ari amahirwe yo kugira ngo mbone kuntu ubuzima buhinduka. Nari nagiye sehashika ngiye kugemurira umuntu, ngera hitwa muri nimba ari muri kane, nimba ari muri kangahe, nshuti yanjye ujye uhumeka umwuka w'abazima. Naho bita muri hangayika, ujye uhereza Imana icyubahiro pe. Hari iyindi si. Ariko ugasanga umuntu arakwandikira ngo meze gutya, yego nibyo urababaye, urababajwe, ariko hari ahantu Imana yakurinze kugera. Haleluya, Yesu ushimwe. Amen. Ndagira ngo nkubwire ko hari ahantu Imana yakurinze, nshuti yanjye. Hari ahantu Imana yakurinze kugera, ariko ntabwo yakurinda ibibazo. Ibibazo biraza. Igomba kugucisha mu bibazo, ugasonza, ukarira, amarira akagushiramo, ukanayihamagara ntikwitabe. Ariko yo kubera ko hari ikizi yakurinze. Yego. Izi ko yakurinze kujya Faisal, ikaba izi ko yakurinze kujya Kanombe, utagiye ngo ubone ikigukuye.
wayakurayo utanagira ngo ubone nayo wivuza. Njye nsigaye mfite urugero rwinshi. Nageze imyaka 30 n'ibiri. Ejo bundi mu kwezi kwa muri uriya mwaka washize ukurikiraga uriya wa 2024 nibwo natangiye kurwara. Ibaze iyo myaka yose ntabwo sinenze no kwa muganga uko hasa, ntabwo narenze uko hasa. Ndababara muri ibyo bihe byose, muri iyo myaka yanjye yose 32. Iyo myaka yose ndababara, ariko Imana indinda kujya he? Kwa muganga. Ikintu narwaraga muri iyo myaka yose, baraga Imana ngo nzakugirira neza, jya umenya ko iyi neza y'Imana uyihagazemo. Ubu uyihagazemo. Mfite ubuhamya bwinshi. Mu myaka 30 ikintu narwaraga ni igicurane. Sinarinze kinini, sinarinze nabyo byarazaga nk'iki bigakira. None se ndwara nkure hayo kwivuza, mama suri bumvuze, abantu sinamenyanye nabo kuri YouTube bamfasha ngo bamvuze. Igihurimo ikimane guhagarika. Amen. Ntawe nagombaga kubwira ngo mvuze. Bimwe ngo batanga mituweli, ariko nkubeshye. Nagize imyaka 30 utazi bya ntazi mituweli, ntazi niyo biva niyo bijya. Ndakubeshya se? Nize navuga se ndayitanga ko ntajya ndwara. Ukajya mu muhanda ukamotara nta mituweli ukumva. Kirokore n'inkigiza. Natwaraga moto, unyibukije. Natwaraga moto none najyaga nzamuka hariya peyaje ujya mu mujyi. Nkagenda ndirimba ngo yiwe nkingiriza Mana ntibambone. Nkagenda mvuga ngo nkingiriza Mana ntibambone. Ariko yarankingirije. Yaragukingirije. Imana yarankingirije. Ukora impanuka ngo aheze gukora impanuka nta mituweli. Nta mituweli, nta perime, nta siranse. Uzi ko natwaye moto umwaka wose nta siranse igira. Na karite jone ngo ibyo uvuga urabizi. Imana yarakurengeye iyo umuntu mbo. Reka nkubwire, hari abantu bavuga Imana bakayivuga igice. Ariko ndashaka kuzayivuga. Mureke mvuge Imana niye yivuge. Ndashaka kuzavuga Imana, nkavuga neza y'Imana, nkavuga kwigira neza, nkavuga aho ikura, nkavuga naho ishyira umuntu. Hari icyiciro Imana igukuramo ikakujyana mu kindi. Ntabwo kubabara ariko gupfa. Ndabyumva. Abarokore ngo murababaye, nicyo kibababaje. Imana yatinze kudutabara. Yatinze kubatabara ko muhumure. Hagiye yatinda kugutabara ariko ikaguha ubugingo. Imana yatinze kuduha amazu kandi yafite. Imana yatinze kuduha ibinyabiziga kandi ntibigenda. None se ubu hanze yenda homba. Yenda ngende kubariza bagenzi banjye. Yego ndabyumva, nanjye nirwo rugero nashatse kuguha. Kuba ufite aho ryama gusa birahagije. Ariko hari umuntu ufite aho ryama. Uzinduka mu gitondo yihisha. Reka ngo buhamya kugira ngo nyirinza atamubona. Inshuti zacu zidukurikiye zihangane. Harakana Imana inyibukije kugira ngo nkavuge abantu bakumve. Nkunda kuvuga ko Imana kuba yagutabara
ntabwo yatinze kuba itaraguhaye inzu ushaka, ntabwo ari uko inaniwe ko yakugira neza ukabaho neza. Kuba utameze nk'uriya ukomeye ntabwo ari uko Imana yanze kumera nkawe, ahubwo hari ibyo Imana iguhungisha kugira ngo ikwihere ubugingo. Uzareba umurokore wabonye ibintu, uzi umurokore wabonye ibintu mu mwaka umwe, uzi ko ntabameze, abashima Imana neza, avuga ubutumwa neza, ayishima igihe kingana iki, arasenga kuzura umwuka, ayishima igihe kingana iki. ariko reka nkubwire umva nkusobanurire, hari abayishima umuntu waburaye oya kuburara byo ni urundi rwego. Induba niho njya numva bajugunye n'agatabo nimba ari n'agatabo ngo n'agatero Imana ijugunye inzara induba niho bata imyanda inayindinde, nsigaye ntinya inzara, kwiyiriza ndiyiriza ariko inzara y'agahimano yo ndayivumye. N'undi wese udukurikiye utwumva yumve ko inzara ye nyivumye, inzara yaziwe, inzara yamugeraho ndayivumye. Buriya rero hari igihe ugeragezwa cyane. Njye nigeze ngeragezwa, n'ibyo nagira ngo mbwire abantu, nigeze ngeragezwa mbaho mbabaye. Muravuga ngo abantu nigeze gusenga, ndasenga ngera ku rwego rwo kwibwira Imana ngo mpuye n'inzara, mpuye n'inzara, ndasenga mbwira Imana ngo Mana, n'ubundi ndabizi ko nta cyaha n'icyo mfite ndakihana, ariko unyezo nyijyanire. Iryo sengesho wararisenze? Nararisenze. Ngiye kumva numva ijwi rinseka cyane nijoro ngiye kuryama, irambwira ngo ntawe uzajya. Ntabwo ibyo nsabye bishoboka. Icyo gihe ndabyibuka nari nkiri mutoya, ntabwo nageraga ahomba, ariko ndabyibuka nigeze kujya mu gikoni cyabagamo inkwi izi batekesha mu maresitora. Yego. Naragiye ndaryama. Uzi kuryama ku biti, ku myase, noneho ya myase bashisha ishoka, cyangwa hari abanabita ngo ni indyankwi, bashisha indyankwi cyangwa indyabiti, niko numva babivuga. Uze kuryama mu gitondo wajya uhagarara ukumva imbavu ziratoneka, rukumva ibikanu, reka data wajya guhindukira ugakata gutya nka rumoroki. Hari igihe nibyo byahindi baca umugani ngo akabi gasekwa nk'akeza. Urumva hari ubuzima, hari ubuzima. Nugukata nkari moroke, niko nugukata nkari moroke, nkari moroke. Urumva ntabwo biba byoroshye iby'ubuzima, ariko iyo bigeze ubwiza ukuri. Icyo gihe nabuze ni Imana, ubundi ko mukunda ko turi inshuti, wanyicyuriye ko iby'isi mbirambiwe, wenda ko nagira nkabona mama ntazi, nkabona data ntazi, wanyicyuriye. Iraceceka, ahubwo ku mugoroba biranseka, atesigaho ntaho ugomba kujya, ntawe uzajya. Ariko ndashima Imana ko ndaho yaranyumva, aho bigeze, aho igejeje ikora, ndayishimye. Amen. Kuko ibi bintu mfite ni bibiri. Icya mbere ni ubugingo, icya kabiri ni ubukire. Yego. Ahubwo n'abantu bose bankunda, mukomeze mu nkunde, ariko n'abanyanga ntibibabuze. None ugiye kumera ka ya ntero yari yarahanze mu barokore,
umuntu akaba agiye kubwiriza yamara guhanura ngo runaka mu mwikundishweho nibashaka abantu nibashaka hari abantu inyigisho ngibura ntemera n'ukuri hari n'ibintu abantu bajyaga bavuga ngo ntemera bamwikundishweho se gute Imana niyo itanga inshuti uyu munsi ufite abantu sibyo hari abantu bagukurikira kubw'urukundo hari abandi bagukurikira kugira ngo bumve ko hari ijambo rigusoba cyangwa ngeri insoba noneho babona uburyo baturepotinga baduteza ibibazo sibyo kuko byaranabaye Imana iraturengera hari ukuntu umuntu ashaka kukurimira hitaka burya abantu rero bashoboye kukwikundishwaho kumbi bagufiteho umugambi mubi sibyo nge ntabwo nakwemera umuntu unyikundishwaho ahubwo nakwemera umuntu uje ankunda kuko buriya umuntu ugukunda urabimenyerega ntiturahuma amaso yacu aracyareba amatwi yacu aracyumva nshaka kuba ntareba mu y'umubiri mu y'umwuka aha niho nanjye mbavuga ni ukuvuga iki rero ufite ubugingo ufite ubukire kandi ibyo byose ubikesha abantu ariko reka unyibukije akantu numvaga nzakavuga ubutaha ariko reka nkavuge yego ndagira ngo mbwire abantu bose bambaye hafi bamfashije umuntu wese wamenya ko ngo nshobora kuburara cyangwa akamenya ko ngomba kugura amazi kwishyura amazi cyangwa akamenya ko ngomba kugura umuriro akoze ko hari umuntu wicara agatekereza akavuga ati na telefone akoresha tumuhamagarira acagingwa ese umuriro ubona ati ijyamo network ijyamo amayinite umuriro ubona ati ibyo bintu akabitekereza isabona yibona ati ko nta kazi agira akorera Imana umuntu utekereje gutyo umuntu wamwibagirwa ntabwo wamwibagirwa niyo mpamvu mu byo nasabye Imana ndi imbere y'isi yose n'imbere y'Imana nibona izampa bituma nibagirwa umuntu wangiriye neza cyangwa igatumiza ikabona nzibagirwa umuntu ibyo izampa bintera umurengo wo kwibagirwa izabyihorere ahubwo izampa bituma nibuka kandi sinibagirwe aho navuye icyo kintu njya nkisaba Imana nk'ubu mu kiganiro twakoze ubushize nari navuze ndavuga nti ari umushinga mfite ubu hari umuntu wambwiye ko azampa udufaranga ku wa gatanu ayo mafaranga yavuze azampa nzakora nk'ibihumbi 20 gusa 100 si menshi se nzakora ibihumbi 20 gusa byonyine ninshaka umuceri nzawugure ku biro ngure n'imboga n'iki kiri hariya ngibyo ariko mu muhigo nahize ndashaka kuzatangira abantu mituweli ukiri aho ngaho ubushize twakoze ikiganiro habonekamo abantu nka babiri nimba atari umwe bavuze ngo si byiza ko icyo ukuboko kw'iburyo gukoze kw'ibumoso kubimenya ngo ntabwo ari ngombwa kujya gufasha tujyanye kamera reka ngo utangarize ko tuzayijyana nta kintu bidutwaye icyo cyumve kuko impamvu tuzayijyana nimba abantu bajyana kamera bakayijyana mu bintu bidahesha Imana icyubahiro ni gute ngewe uza kumbuza kujyana kamera Imana yampaye mu bikorwa byo kuyikorera arega no butumwa so butumwa se nabyo ni ubutumwa dushishikariza abantu kugira neza se nabyo ni ubutumwa n'urugero kuko umuntu nakubona ugira neza nawe azavuga ati ariko njye wazakora nka Pascal cyangwa akora nka Mugabe nawe akagenda akabikora ahubwo badushyigikire kuko na perime narayibonye noneho amen sawa twagiye mu biganiro byinshi kandi tudakunda gukora ibiganiro birebire
twajya mu biganiro byinshi ni byiza, ariko ibintu byose ni ukwiga, tuba twiga kandi tuba dusenga, abantu ntibakagira ngo tuba twatandukiriye. Byose ibyo tuba tuvuga byose ni ukugira ngo twige, ni ukugira ngo tuba dusenga. Abantu rero bajya batwihanganira. Reka rero ntanga mesaje, ntago ntinda, reka ntange mesaje. Mesaje mfite nuko Imana igiye gutabara abantu bayo. Imana igiye kuzingura abantu. Imana igiye kuzingura abantu bazinzwe. Imana igiye kubazingura. Ariko reka tubanze dusome ijambo mbone gutanga iyi mesaje. Ndebera muri Zaburi ya 86 umurongo wa 13 ugeze 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi ya 86 turahera ku murongo waho wa 13. 13 turavuze ngo kuko imbabazi ungirira ari nyinshi kandi wakijije ubugingo bwanjye, ntibwajya ikuzimu ko hasi. Mana, abibone bampagurukiye ngo abibone bampagurukiye. Iteraniro ry'abanyarugomo ryashatse ubugingo bwanjye, batagushyize imbere yabo. Hamwe bimwe muri bya bindi wavugaga. Yego. Hari abaduhagurukiye, hari abantu baguhagurukiye, hari abantu bampagurukiye, ariko ndagira nkubwire ngo Imana ije kugutabara. Yego. Ariko wowe Mwami uri Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Unkebuke umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe. 17 unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Yesu aguha umugisha. Amina. Kandi Imana iguhagarareho, Imana ikwambike imbaraga. Kubwira ijambo, Imana isubiza aho ukuye, yongera umwuka kugira ngo ujye ubasha gusoma ibyanditswe. Yego. Ntago dutinda rero, abantu bageze ngo twabarambiye, ntago twabarambiye. Mesaje rero mfite nzanye nuko Imana y'amahoro yambwiye ngo abantu bazinzwe, abantu barozwe, abantu boherezwa amahembe, boherezwa ibitega, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubikuraho. Irindi tangazo ryihutirwa, itangazo ryihutirwa, Imana yacu yambwiye ngo mube maso, yambwiye ngo itangazo ryihutirwa, Imana yambwiye ngo musenge kandi musengere ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka wa 2025. Mube maso rero, mube maso dusenge, mube maso dusengere ukwezi kwa 7, mube maso dusengere impanuka, mube maso dusengere inkongi, mube maso dusengere uburwayi bukomeye cyane. Yesu abaho umugisha. Ndumva rero message nari mfite. Imana bagirire neza kandi bakomeze ibahe n'imbaraga zo gusenga. Ushaka ko dusenga, ushaka ko dufatanya gusenga, wazampamagara ku nimero, wazampamagara ku nimero ubona kuri screen imbere yawe, uzampamagare umbaza aho mperereye, uzaza dusenge Imana.
Imana igira ibyo irema mu rugo rwawe, Imana igira ibyo yubaka, Imana ikubakire, Imana igukureho uruzingo, Imana y'amahoro igukureho amahembe n'ibitega. Uzampamagare dusenge Imana, kandi Imana ije gutabara. Niyo mpamvu mvuga ngo dusengere ukwezi kwa karindwi. Abantu babe maso, itangazo ryihutirwa, dusengere ukwezi kwa karindwi. Inshuti zanjye, bakunzi banjye, nkunda kandi nsengera umunsi ku munsi, nkarara ijoro mbingingira Imana, mumfashe namwe dusengere ukwezi kwa karindwi, Imana iturengere. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Yego, murakoze. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo senga, ngo kuko ntacyo uzabura dusenga. Ni byiza ko abantu b'Imana bahaguruka bagasenga, kandi nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Karibu n'isengesho y'ubusozo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Wowe uherereye aha urwaye, aho uri hose urwaye, ndakwinginze ngo fata ku burwayi bwawe tugusengere Imana. Imana yacu, Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, Imana idukunda, Imana ikunda abayo, Imana data, nturi data wacu, turagusenza aka kanya, turaguhamagaye ngo ukore deverance databuja ku buzima bw'abarwayi bose. Tuzi kurebera hose icyarimwe, nkweretse buri murwayi wese aho yafashe, ngo mwegere Kristo kandi akande mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo urengere ubwoko bwawe, duhe kukumenya, duhe imbaraga zo kugukorera, duhishurire byinshi abandi batabona, duhishurire byinshi abatakwizera batabona, kugira ngo tubabwire ubutumwa bwawe. Abarwayi urinde, ababyeyi bari kwa muganga urinde, Kristo bababaye urinde igihugu cyacu, urinde abayobozi bacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kandi ndizeye kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, kandi umugisha wowe warahisemo kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen.